Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba bene data, ndabasuhuje mugire amahoro y'Imana. Muri uyu mwanya twongeye kugira umugisha ukomeye kugira ngo tugaruke tuganira ijambo ry'Imana. Ubushize twarebye uburyo Satani n'abadayimoni nta bushobozi bafite bwo guhinyuza icyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu ndetse ku by'Imana igambirira, kuko twarebye ibyago byabereye muri Egiputa, biriya bitangaza byakozwe, abakonikoni bagerageza gushakisha uburyo bwo kwigana, birananirana, naho bagerageje kugira ngo barinde abaturage ariko ntibashoboye kuba babasha kubona ubushobozi bwo kurengera abaturage. Ahubwo tuza no kubona ko Satani nta kindi akora, ahubwo umugambi ari ukujijisha abantu ngo barangarira mu buyobe maze bazabahitane nk'uko byagendekeye Farawo n'abantu be. Rero inshuti z'umusaraba, muri iyi minsi murabona ko turi mu bihe bikomeye, umujinya ari mwinshi, ibyorezo ari byinshi, Satani n'abadayimoni bakoresha amayeri mu buryo butandukanye kugira ngo bayobye itorero, bayobye intore z'Imana. Ariyo mpamvu dukwiriye kuba maso kuri uyu munsi. Rero dukwiriye nanone gukomeza gusenga. Uyu munsi tujye kureba uburyo iby'Imana yaremye byose ishobora kubikoresha gukiza cyangwa se guhana. Buri ikintu cyose Imana yaremye ishobora kugikoresha ikiza umuntu, itabara umuntu, cyaba gifite agaciro, kidafite agaciro, ubona cyoroheje cyangwa gisuzuguritse, Imana ishobora kugikoresha ikiza umuntu, imugirira neza, imutabara, ndetse ishobora no kugikoresha nanone ihana biturutse kutumvira no kudagerageza kumvira Imana mu buryo butandukanye. Turareba uburyo ibikeri, uburyo byavuye mu mazi ndetse no mu mukungugu havuyemo inda. Ibyo byose byabashije kugira gute, byamenyeshaga abanyegiputa ko Uwiteka yatangiye intambara hagati yiwe ndetse n'abanyegiputa kubera ko banze kurekura ubwoko bwa Isirayeli ngo bujye mu gihugu Uwiteka yavugaga, ndetse no gutambira Uwiteka ibitambo. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva igice cya 8 umurongo waho wa 18, haranditse ngo kuri uwo munsi nzarubandura igihugu cya Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibihugu ye kubayo, kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka uri hagati y'isi, kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Imana idufashe cyane. Iki ni igihe Imana yabwiye Mose ko azinduka akajya kureba Farawo ubwo azaba ari kujya ku ruzi, umubwira ati Uwiteka arongera avuze ngo mbese n'uyu munsi ntago wareka ubwoko bwe ngo bujye gutambira Uwiteka ibitambo mu butayu? Ese ntiwamureka ko yakubwiye ibintu bitandukanye, yakoze ibyago, agakora bitangaza muri Egiputa, byagahindukaga ibyago kuri bo? Ntago wakumva icyo Uwiteka gusaba ngo ureke ubwoko bwe bujye gutamba ibitambo mu butayu? Hanyuma Bibiliya itubwira iki? Farawo yakomezaga kwinangira. Hanyuma iramubwira ngo uyu munsi rero hari igitangaza cya 4 kigiye kuba mu gihugu cya Egiputa, kandi iki kirakumenyesha ko Uwiteka aba hagati y'isi, kuko kiraba mu Banyegiputa, ariko aho igice cy'ubwoko butuye bwa Isirayeli i Gosheni ntirikiri bwagereyo. Byagenze gute rero? Yateje ibibugu mu gihugu cyose cya Egiputa, cyononwa n'ayo marumbo y'ibibugu. Abantu birabarya, abantu bagira ubwoba, bagira ububabare bwinshi cyane, kuko ibibugu uzitegereze kera turagira inka, iyo umuntu yaragiraga inka yabonaga ikibugu cyabaga kiri ku nka gishaka kugira gute, cyayifashe, cyayimatiriye, cyayibabazaga cyane, gakubita umurizo ushaka gukuraho. Byabaga byiza rero ko umushumba agerageza ibishoboka byose kugira ngo akure kuri iyo nka, akureho ikibugu. Abaragiye barabizi. Nagira ngo rero nkubwire, Uwiteka ateje ibibugu muri icyo gihugu, kandi biba ibintu bidasanzwe cyane, birya abantu. Ariko mu gihugu cy'i Gosheni, naho ubwoko bwa Isirayeli, Imana ishimwe, ntabwo cyagezeyo. Nagira nkubwire, burya ikintu naje kubona, Uwiteka agira umugambi mwiza, kandi iyo ashaka gukiza ndetse no kwesha icyubahiro ntabwo abura ikintu akoresha. Wari uzi ko ikintu cyose gifite uruhare ku murimo w'Imana? Uzi ko yakoresheje ibibugu, agakoresha inda, kugira ngo agaragaze ko Uwiteka ashoboye byose. Uyu munsi ufite ibibazo, uyu munsi uribaza uko byagenda, uyu munsi uribaza aho byaca,
ariko Imana ifite inzira nyinshi yakoresha igutabara iyo uyumvira, ariko nta n'icyo itakoresha iguhana iyo uyisuzugura. Aha turabona isomo rikomeye yuko dukwiriye kumvira Imana mu nzira no mu rugendo ducamo, tukareka kugenda mu buryo butagize budakwiriye. Hanyuma Farawo ngo abwira Mose ati genda usabira ku Uwiteka, hanyuma ndabarekura mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, icyakora ngo ntimuzajye kure, nimunsabire. Ariko yabanje kuvuga ngo nimubanze mukorere hano muri Egiputa mutambe, kuko Farawo yumvaga ibyo bakora byose nta kibazo bipfa kuba byitwa gutambira Imana nk'uko bo bari babimenyereye. Ariko nagira ngo ubwire nyamara amabwiriza yayo yarasobanutse ko bagomba kuva muri Egiputa. Wari uzi ko imitima ibiri yarwaniye muri we, uwo kurekura Abisirayeli ngo bagende n'uwo kugira ute n'uwo kwinangira ngo Abayisirayeli bagome hariya. Niko natwe bijya bigenda, ugasanga Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikananga imbere, ukagambirira neza ariko ugasanga n'ibindi byaguteye. Ariko ukwiriye kumva ijwi ry'Imana rikaganza muri wowe bitewe n'icyo wagize ute wahaye umwanya. Rero najya nkubwire twirinde kuba abanyamurya nino. Wasomye agatabo k'umugenzi yabona amakuru ya nyamurya nino, uburyo yakunze kujya mu gihugu ariko yagera mu isi gahinda gasaza abonye ibibazo akavuga atoya, abantu bashaka gukunda kubona ibyiza ndetse no kubona ubugingo ariko nta kiguzi batanze, hatari ibyo nta kintu bagize ute, hatari ibyo bigomwe. Kugira ngo ubone impano y'Imana y'ubugingo, ubugingo burahenda nshuti y'Imana, ukwiye kugira ibyo utanga, hari ikiguzi ukwiye kureka kugira ngo ubashe kugera kuri icyo Imana yaguteguriye. Muri iyo dutumye hanyuma niko yumvaga. Wari uzi ko, reka nkuvuge iki kintu, Bibiliya iratubwira ngo iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 umurongo waho wa 24, ariho ngo ntawakeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Abantu benshi bayobeye mu nzira. Wari uzi ko abantu benshi bayobeye mu madini, wari uzi ko abantu benshi bayobeye mu madini bakagira ngo bazabasha kugira ku musaraba. Wari uzi inshuti najya ngubwira ngo ubugingo burahenze. Icyo gushobora kugusaba cyose ukwiye kumenya ko wakigomwa icyubahiro, wakigumwa niba ari ugusuzugurwa, ariko kugira ngo urengere ubugingo. Nimba hari ibijubura, hari ibyo bigusaba, ukwiriye kwirinda no guharanira kubireka, ariko niba ukeneye kugira ngo ubugingo ubone ubugingo nyakuri. Reka mvuge iki kintu, abantu benshi wari uzi ko bagiye baburiye ubugingo, bibeshya ubugingo kandi bari mu madini, biturutse kuba bayobora, biturutse ku byo babona mu bundi buryo butandukanye. Ariko ukwiye kumenya ngo ubugingo vandimwe ni kinege. Ntabwo Imana izareba ngo naririmbaga muri korali, narabwirizaga, nabaga natesengeraga aha hantu. Ahubwo ukwiye kumenya ngo aho ndi ubugingo ni kinege, nkwiye kubuharanira, kuko ahariho hose umugenda arahari. Ariko utakitonda ushobora kuyoba cyangwa ugahaba, ugahusha intego, ntitume uzabasha kugera ku mugambi w'Imana cyangwa ngo ugere mu bwami bw'Imana. Niko Farawo yavuga ngo icyo yumvaga icyo ari cyose batambira muri Egiputa. Ariko ngiye nkubwire ngo wirinde kwinangira umutima, ahubwo witoze kumvira Imana. Itoze kumvira Imana, kuko kutumvira Imana buri gihe biteza akaga. Niko byagendekeye Farawo, niko byagendekeye abantu bo mu Egiputa. Uyu munsi uragirwa inama, kandi zirikana ko nkuko twabibonye ibyo Imana yaremye byose ishobora kubikoresha gukiza cyangwa guhana. Rero niwumvira Imana iragutabara, ariko iyi minsi umenye ngo umukwe ari bugufi, ageze ku irembo. Ijambo ry'Imana ritwereka igihe muri wa mugani w'abakobwa 10 uburyo byagenze uko byari biri. Ndiye nkubwiza ukuri ngo byageze n'ijoro baravuga ngo umukwe araje, urusaku ruraje ngo ni mu musanganire. Ese witeguye gusanganira umukwe muri iyi minsi turimo cyangwa urarangaye? Umva icyo Imana igusaba muri aka kanya kugira ngo ugendere mu mugambi w'Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Reka urekereshe imbaraga zawe n'umwuka wera kugira ngo abaryumvise ribashe kuyobora, kandi tumenye ko dukwiriye kukumvira, kuko kutakumvira bizana akaga akenshi mu buzima bwa buri munsi. Komeza kubana natwe no kutwitaho, mu izina rya Yesu twizeye kubikora. Amen.